amahoro cyane amahoro umwana wanjye reba ngo mubyina kwa Frep uyu ise nawe yari umutoza w'intore izi zambara imigari aba rero nabo basaga nabo bavuga ngo ni urukerereza babagenda igurupe y'abagabo n'igurupe y'abakobwa baragurukaga bagenda bambaye bakenyeye utwenda dusa haba habaye umunsi w'ikigo cyangwa n'ibiro cyangwa na ba minisitiri bazahaza ubwo aba bari mu kigo cya kandi natwe niho twabyirukiye turi abakozi ubu ndi umupasiyone Padiri Filipo niwe wampaye akazi dukorana neza azagupfa ndakomeza gukora narakoze imyaka 26 ariko nk'umuntu wabanye na Padiri Filipo ubonaga ari iki cyatumaga yita ku mpano turabonukirwaga navuze ko nijuru yicaye hano n'Imana ari Imana yashyikiriye ari mu biganza yayevuye n'ibintu yazakoreye u Rwanda yaryamaga akabonekera yiwe yabaga afite iboneke akavuga ati narose impumyi narose ibiragi niko mbiza yabanje bamugaye urumva arabashakisha hose bajyaga bajya kubagubunya urumva mbere nta bushobozi bafite umuntu akavuka kamba kera habaga umubyeyi akaheka akagenda agashyira ku gihuru impyisi ariko Padiri Filipo aziye bamwumviye nta mwana n'umwe wongeye kumererwa gutyo rwaho hari muri za mirongo itandatu n'akangahera oyandi Filipo neza oyandi hariya muri mirongo itandatu bari batuye hano bagiye kubaka etaje aba kwa Liliane hari abanyakarama abangaba bari hano muri aya mazu ya hano hano hepfo hari ureba barimo bubaka ataje uhagaze ukabo no kwa Basabeni hano ni kwa Serishwi rego twari tuye harya none kwa Nyamukama ari we kabutura bari batuye bari imiryango imwe hano n'abavandi no kuvinda imwe baba mu muryango aha ngaha aya mazu yasigaye gucyangana hejuru niho aba ngaba ejo ni muri 60 niho yafashe hariya ubu ni ukuvuga ngo mwese muri kavukire za Gatagara kugira izi iganze mu kingo kari agasozi hariya hariya mu kigo kari agasozi nk'uko bavuga umudugudu noneho kitwaga Gatagara urabyumva Filipo rero yimuye aba noneho hagumya hitwa Gatagara mbere ariko mwakuze wenda mwabyirutse mwumva mukingo ukingiro ukaba hehe neza ukaba hari Gatagara neza umukingo wacu n'uyu nguyu hari ikivumu hari ikivumu cya hariya cyo ku mukingo kwa Nyiranzage iyo hari ikivumu kugira ngo bahite ku kivumu hari ikivumu kinini nanone kirahari kikaba ikigabiro kikaba ikimana cyari ikigabiro cy'ikimana hano ku kiha nahangaha no hepfo kuri Shamuderi naho kirahari hamwe abazungu batuye naho kirahaba urumva twavutse ibyo bintu byitwa gutyo hataraza ariya mazu hari igiturage tukireba nk'uko abaho bari batuye nahakubwira sekuru wuyu urumva n'abandi nubwo hari igihe kigera icyo kivumu cya Nyiranzage abazungu bakahaza hamwe no ku gitero cya kabiri naho ari abubatse
urabyumva iyo ujya mu ruhango uzareba utuzu duhari barahubatse bahitaga ku gitare cya Kamegeri niho yaruhukiraga ese Ruganzu yaguye hehe ubundi neza ubanza ari impunzi ni Kigoma cyangwa kuri icyo hafi ya kuri icyo aho nyine ku gitare cyane cya Ruganzu cyane niho ari no ku niho kirenge yaguye ari naho ku ahimbwa ku rutare hari rwa amajanja yayo n'ikirenge cya Ruganzu rwose urakibona gutya aho kiryamye ku rutare gutya aho yicaranaga ikirenge cye kirahari n'imbwa n'amajanja y'imbwa adiri hano koko kandi urabona ni ku rutare ku rutare none se kuki ikirenge cye nakiciyeho hagati nyine mujye mureba wamaze utese Filipo kugira ngo akore biriya byagenze n'uwo rero no ku gitare cya Kamegeri hari imeze nka Filipo ko yarotaga yerekwa na Ruganzu rero yagendanaga kera hategaga musunzu bakenyeye Ruganzu sese none ngo ni musinga na Rudahigwa niho mbonaga ko akenyera imyenda yakenyeraga n'udukweto n'amasunzu n'amasunzu yajyaga ataza sisukwe ko kamazi to yambaraga udukweto tw'umweru dusa n'imyenda ye utu ducishije bugufi nugira ngo ni zacu zaje twize cyane abantu rero kera